Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza ati niki dini ivuga ku mugore utubaha umugabo? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ubusanzwe muri kamere muntu Nyagasani yashyizemo nuko umugabo ari hejuru y'umugore, na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala arabishimangira avuga ati ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, abagabo nabahagararizi b'abagore. Nubwo buhagararizi burimo gutanga amabwiriza no gutanga inshingano ku mugabo aziha umugore, hanyuma na wa mugore muri uwo mwanya Imana yamuhaye harimo kubahiriza ayo mabwiriza no gushyira mu ngiro izo nshingano. Ni nayo mpamvu n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama ivuga iti wal mar'atu ra'iyatun wa hiya ra'iyatun fi bayti ba'liha wa hiya mas'ulatun anhu, ati n'umugore ni umushumba mu nzu y'umugabo we n'abana be no mu mitungo y'umugabo, kandi azabibazwa no mu byo azabazwa kumvira uwo mugabo, azanabazwa no gushyira mu ngiro ibyo umugabo asaba, kubera ko nukuri kwe ahabwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadithi sahih ikavuga iti idha sallatil mar'atu khamsaha, iyo umugore nasenga amasengesho ye atanu akayanoza akayuzuza, wasamat shahraha, agasiba igisibo cye cy'ukwezi kwa Ramadani akakinoza akacyuzuza, wa hafizat farjaha, akarinda ubwambure bwe, wa ata'at zawjaha, hanyuma akanumvira umugabo we. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti qila laha dkhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'it, azabwirwa ku munsi w'imperuka ati injira mu ijuru, winjire mu muryango uwo ari wo wose ushatse mu miryango y'ijuru. Ibi nuko yumviye umugabo kandi agashyira no mu ngiro ubwo shaka ko umugabo igihe cyose kutanyuranyije n'ubushake bw'Imana n'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umugore urenze kuri ibyo ngibyo, uyu nguyu abari shitani muri shitani zigenda ku isi, kandi abari no kure y'impuhwe z'Imana n'imbabazi z'Imana, abari na kure y'ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabone nubwo yakibeshya ko hari impamagaro runaka zimwemerera kuba yakigira ingare cyangwa kwigomeka, cyangwa se kumva ko ibihe arimo bitari bya bihe byo kumvira abagabo n'ibindi nk'ibyo ngibyo, uyu nguyu abari shaytani igenda ku isi, n'izo mpamagaro nta nimwe izaza kumuvuganira, haba ari mu ikaburiye cyangwa se n'imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko ba nyirazo bahamagara bagira ngo bamwandagaze, banagira ngo basenye umuryango, basenye urugo, maze ejo hazaza ntazigere nawe agira umwana avuga ngo yumve, cyangwa se umwana uzamuzungura ngo amubere intwari mu ntwari, kubera ko atigeze abasha kumwumvira, ahubwo yicaye nawe ari umugabo mu rugo, urugo rutazwimo umugabo, rutazwimo umugore, bose bangana. Bityo Uislamu bwagennye ko umugore agomba kumvira umugabo, akirinda guca ukubiri ku mategeko ye, kubera ko ibyo ngibyo ari intandaro nyamukuru yo kumwinjiza mu ijuru no gutungana k'ubuzima bw'isi, haba ari kuri we no ku mugabo we no ku rubyaro rwe no ku rugo rwe, haba ari byihuse n'ibikerewe, byose kugira ngo bitungane nuko buri wese afata inshingano ze akazimenya kandi akazuzuza, akanirinda imvugo n'impamagaro n'ibindi bikikije abantu bibakura kuri kamere ndemano na kamere muntu, bibajyana mu myobo abantu batazi, hanyuma nuguyemo akaba atazwi niba azavamo cyangwa se atazavamo, ariko igisubizo nuko ntahazava, kubera ko warenza amategeko y'Imana wese nta mpuhwe azigera abona, kabone nubwo isi yose yamukomera amashyi, ariko azaba hari ikivume, yewe no kuri abo bamukomera amashyi bazamubona nk'intakoreka. Wallahu a'lam.